nabisanzwe ubuze undi wajya wongeze mu Yabariyo. oya bona ndeba weza ariko nyine hano byibura kuba yanankunza wa mugani ntawamenya no ufite ikihe kibazo ako Yabariyo. urwaye sida Ntutsara hepfo mukubise amaso n'abandi muzungu se muri karitsiye yacu oya ndi umuntu usanzwe oya iryo zuba bwo se si ryinshira maze wahagaze hano oya izuba narimenyereye ariko rega ubwo ubimbwira kandi ndijaho nabisanzwe ubuze undi wajya wongeze mu nzu oya ntabwo ari mu nzu ariko nyine hano byibura haba hari agatuza ni amahoro se ni amahoro kusa neza hazeka nkubaze ako ntunyumve nabi ese utuye hehe ko mbona uturutse hariya hepfo tuyemo aho hirya hantu bita ku bitare umanutse inyuma yabyo umuntu umeze nk'umuntu uri muri karitsiye nyine utuye muri naringiye aho hirya hari akabotike gahari ariko ndimo nturuka ahangaha gukubise amaso kandi si umuzungu watugendeye muri karitsiye simbona ko muri karitsiye dufitemo abantu ushobora kuba udasanzwe nyine muri ino karitsiye kuko ari njyewe udasanzwe no cyangwa ari wowe mba hano ariko njyewe kuva muri 91 na rimwe njye nari ntuye ahangaha oya njye ntabwo ari icyo gihe cyose njye nibwo mavuko urumva rero mpamvu ngomba gutungurwa n'umukobwa mwiza w'icyitegererezo usa nawe muri iyi karitsiye njye nta gihe kirekire wenda mpamaze ariko mpamaze amezi atandatu urumva atandatu hari gusa hari igihe nagizemo ibibazo sinajya nca muri izi nzira ariko sinabashije kukwibwira njyewe bakwita nde ntago banyita ahubwo njyewe nitwa David utaramenyera hano ntuye ku musaza w'imvi nyinshi utuye hirya ni papa wanjye umusaza njya mbona ukunda kunyura ahangaha ajya namvugisha w'imvi nyinshi kenshi mba niyicariye hano yewe nitwa Nyamba ntuye hano yego niho ntuye aka ni wawe ni mu rugo umukozi wawe umwana wawe uri mabuja wawe oya ntabwo ndi mabuja wawe njye ndibana mbahamo hano sinakubwiye ko mamaze amezi atandatu kubera ibintu nkora nyine
hano ni hombre. Hanyuma njyewe rero nanjye ariko birantunguye kubona umusore muri quartier nyine none nyine usobanutse. Wambwiye harya ngo witwa Nyambo. Yego. Aka kanyiza urugibe. Ufite ibintu byinshi mu nari ntekereje boutique ngiyeho mu rugo bambwiye mbanguke. Ushobora kuba ushonje. Oya ntago wasonje. Cyangwa tujya mu rugo tukugaburire niba wumva ushonje. Yego tugahita duhura nkahita njya kurya. Bitwaye iki? Naba minini. Uzi ko naba minini. Muri abantu ba complete ku buzima. Ntago biba ari sawa. Nge sinjya nijena mu buzima. Gusa hagati aho ngaho muri iyi minota mike yatumaranye mbonye uri ikibasumba pe. Niba uhuye n'umuntu bwa mbere va ku zuba jya mu gacucu. Uzi impamvu se nari nkubwiye ngo kuzuba nabona guri hagazeho kandi riri kukubangamira none nakureba nkabona sinkureba neza. Ikindi uti tugende tukugaburire. Rega nta n'ikibazo nta n'impamvu yo gukomplika ubuzima. Ni ibintu bingiriye umumaro kukubona no kukumenya. Buriya hari igihe biba ari umugambi w'Imana nta wamenya. Imana nanjye kanyegera ikansanga. Ntabwo yemera. Ushobora kuba ntazi kubitandukanya ariko icyo nakubwira hano mbonye uri umukobwa mwiza pe. Ahubwo gihe ntukana ndi kwasurira mu mama uri mubyeyi none kugeza ubu ngubu. Nyine abantu banini niko tuba tumeze nyine umuntu wese arakubona akavuga. Swari jye nari ndifite ibiro byinshi ra. Nagaturinganya ndabikora uko byagenda kose. Hanyuma yenda icyo nakubwira ntazamera nkaho ndi wagiye utira ikimasa bakakimutanga. Arya ngo yari yatinze akora iki? Haje ngo araramukanya arasuhuzanya nk'ibi byanjye. Rero bavuga ngo yari amateke ngo atinda arya amateke ngo birangira mudahisa aza ngo aravuga ngo niba mutiza imfizi kandi nawe ari we mugenzaga. Yego. Hanyuma kwako iyo wishimiye umuntu wishimira ko umuntu akomeza mugakominikana. Rero niba nishimiye umukobwa mwiza nkawe nzakenera undi munsi tugomba kugira byinshi tuganira kugira ngo nanjye ndusheho kumva nisanzwe cyangwa nkwisanzuye. Nifuzaga kumpa nimero kawe. Ko ntumere nka babandi iyo uhamagara ntizacemo kandi unabura umuntu. Yego. Twayikizana nyiguhe uriya wo ku ruhande ataza kuyumva. Ntabwo ari abantu bari gutambuka ntibashobora kuyumva. Ariko ushobora kuba ugira amabanga ugira privacy. Oya ariko nabyo buriya biba ari ngombwa sometime. Gusa ndakwishimiye kumenyana n'umuzungu. Oya nago ndo umuzungu ngewe. Nimero yanjye. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha ubwo gihe nzaguhamagara. Yes David. Nanyuma nimara kuguhamagara tuzaganira. Nta kibazo. Yenda tuzagera kuri byinshi simbi. Nta kibazo urakoze. Sare reka gende. Ukomeze kwita kandi ukomeze umere neza. Nta kibazo David. Nta kibazo. Yagoko. Ndabona ndeba we. Ushaka kuba yanankunze wa mugani nta wamenya da. Ubuse muri quartier yagoko. Harimo abasore beza. Ndabona ari ni bogari. Wasanga ari igeno ryanjye nta wamenya mbiswa reka ndeke kwibwira ibyo ntazima reka nceceke umutima wibwira byinshi kaniturize wasanga nyamara bizaca abakuru baravuze ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe nta wamenya cyo nzi cyo ibi bintu mbonye reka ngende njye kubishira muri agenda yanjye njye kubyandika mu gitabo cyanjye kuko nta wamenya pe. Muto ni wowe yo ariko mana none wabaye mwiza isi nari ngukumbuye mwana neza muto meze utese sorry
Niki kubabaye? Niki kubabaye sheri? Ufite ikihe kibazo? No, ufite ikihe kibazo? Zana hano nkakire. Niki cyabaye? Meze neza? None se wabaye iki? Isi warananutse. Kwagira ngo ufite ibibazo, shambwira. Nyambo, urabizi turi inshuti. Niki? Akanya nta hantu mfite ho kuba. Oya ngo nungirire mu nzu. Ngwino umbwirire mu nzu ntabwo ibi bintu babivugira hanze. Gusa Paul, sibyo? Sorry, sibyo? Wibabara nshuti yanjye. Sibyo? Ntuzi ko turi inshuti? Wibabara. Sibyo? Sorry. Ino tugende mu nzu mbwira. Habaye iki? Barumbwire pe. Ese ubundi ko mbona wumagaye wananutse? Nyambo, mfite ibibazo byinshi. Cyagenze gute? Byinshi pe. Ya famiye twabanaga. Nyambo ubu tuvuga nta hantu mfite ho kuba. Ngwiki? Wowe nzi? Oya wirira shawe. Cyane ukuri ntabwo nkunda umuntu urira kuko urize nanjye nahita ndira. Nta hantu mfite ho kuba. Oya byihorere ngaho ceceka. Bagiye hanze bintunguye ntabwo bigeze bambwira. Ngo? Navuye ku ishuri nsanga nyine ngo bari bandindiriye ngo bansezere nsanga bagiye. Nyambo urabizura inshuti yanjye. Ndakwinginze Nyambo. Please. No. Nyambo wipfukama. Mbabarira Please, ntabwo nzakubera umutwaro. Ncumbikiraho iminsi mikeya mbanze nitegure. Nari nagiye ku ishuri nje nsanga ngo baragiye n'ibikapu babitse bazinze n'ibyanjye nabisanze nyine hanze hamwe n'ibyabo. Wumve ko n'inzu twari turimo bamaze kwishyiramo umupangayi. Nyambo ndakwinginze inshuti yanjye mbabarira ni iminsi mike pe ntabwo nzakubera umutwaro. Uncumbikireho igihe gitoya. Nyambo nta hantu mfite ho kujya. Urabizi ndi ku ishuri. Ntabwo nahita nsubira mu ntara. Naba nta ishuri. Nyambo mfasha kandi uburyo niga murabuzi ko babugoranye. Nyambo nijye wirya nkimara kuri buri kimwe mama uramuzi mu cyaro naramukweretse. Ntabwo rero kano kanya aribwo akimara kwishyura namubwira ngo ndatashye Nyambo mfasha. N'umwaka umusigaye ndo ndakora igitabo nta gihe kirekire. Nyambo unyemereye kuncumbikira. Uzi ko turi inshuti? Nyambo ndabizi ariko inshuti z'iki gihe urabizi. Reka nkubwire. Keretse nimba ari wowe uzambera inshuti. Oya Nyambo uranze kuva na mbere hose. Urabizi mba hano jyenyine. Sibyo kubera kwirinda kuzana abandi bakobwa bakantesha umutwe. Ndabizi Nyambo ndabizi ibyo bagiye bagukorera ariko nyizera ndabizi Nyambo nyizera uko warunze. Uracyari wa undi mutoni sinuko ntabwo nigeze mpinduka kandi ubyizere pe nta nubwo nzakubera umuzigo Nyambo ngo ntinde nukwiyegeranya nanjye nkareba uko nawe nashaka honje umurashereye. Nyambo urakoze. Umura turi bubane. Sibyo? Umura ntugire. Nyambo ntuye umutwaro warundemereye. Nibasaga ukuntu ndi bubwire mama ngo nta ishuri. Gusa uzambera inshuti nziza. Nyambo humura. Sinkunda ibibazo nukuri. Humura. Nagiye mbyirinda kenshi hari n'abana muri famille bagiye banyiga ngo tubane. Ariko narabyanze. Ndacyari wa wundi ndacyakunda gukeka ndupfa ko nsenga. Uyashereye kandi gusenga ari wari ubuzima. Twatangiye gukora igitabo. Ariko rero baguhemukiye hagati aho. Wamenye wenda nabo byabatunguye. Bagiye nabi. Ariko simbizi kana kubacitwe kubacira urubanza. Ariko gusa ubu kano kanya icyo mpaye agaciro Nyambo n'umutima mwiza unyeretse. Uracyari Nyambo. Nukuri nta kibazo nta nikizampindura. Naje numva nihebye mvuga ni mana simbi Nyambo nashaka nshire mu gikoni. Niyo bari kumbwa ngo ngende njye mu gikoni ko njye mbonaho nsiga imyenda ngiye ku ishuri. Icy'ingenzi nuko uzambera inshuti nziza. Ubwo wasanze meze ndi kwisokoza. Ni imisatsi do inyakatsi nyine ariko wayibonye. Abantu mudefiriza se. Ariko nawe ufite umusatsi mwiza. Natirere yawe yakende. Uracyari wa wundi. None se ubu nta muntu. Adeperi ubuse wakwemera utaradeperera. Oya sheri ntabwo ibyo muntu ntabwo ibintu by'inkondo wapi. Bizi njye nararangije akazi. Cyakora hahandi. Cyakorera hahandi ariko none ubu hagize upostinga. Noneho nabitekereza. Save the date. Ubu noneho nahitamo pe. Nanjye nubona nambaye ingofero n'ikanzu. Nzaba ndi tayari. Bitwaye iki? Ibintu byanjye urabizi ni kuri gahunda. Ibyo byiza. Twakomeje kuganira rero wino nkwereka icyumba. Nyambo ariko ndacyagushimira n'ukuri inshuti nziza. Ugira ikibazo. Turi kumwe kandi turacyari kumwe. Sibyo? Wakoze sheri. Nta kibazo rwose.
umuhungu yabaye iki koko iminsi ibiri yose umuhamagara ntafate telefone sinaba yaragize ikibazo kose niyo mpamvu nari naranze ibi kuki natangiye kumwishyiramo ni ukubera iyo mpamvu koko akaba atangiye kumpemukira nta n'ikintu yambwiye mukiriya wacu umurongo muhamagaye ntabwo ubashije kubitaba mwumve mu kanya dear customer the line you're trying to reach is not responding imana uyu muhungu yabaye iki koko ibi nibyo nari naranze none bimbayeho ubundi ubu ni gute umuntu ashobora kwishyiramo umuntu kugera kuri uru rwego ko nabuze n'ibitotsi David wabaye iki koko kandi sinafata inzira ngo njye iwabo sinanahamenya pe ubuse nimba yarananyanze basi yabingiye ibi bintu nabirwanyije kenshi none ndebera bimbaye mana wafashije akitaba koko mukiriya wacu umurongo muhamagaye ntabwo ubashije kubitaba mwongere mugerageze mu kanya dear customer the line you're trying to reach is not responding cyawanditse kajya ngo ntugeze uryama ntabwo naryamye njyewe naraye nicaye uzi ko namvaga telefone nkagira kugira ngo ngo ndarota mfite ikibazo kiri ese seriye wabaye igisheri sorry basi muto ntubizi ko najyaga nanga ibintu by'inkundo nabyangaga naranabyirinze pe ariko wakunze se ukunze umuntu utazi hari umuntu nyine twahuye turakundana pe tumaze iminsi nyine dukundanye nyine ni umuhungu mwiza pe ibyo ndagukanguye sheri nta kibazo wakwiryamiye usukandera oya mama ndaryama wicaye se none ikibazo mfite uzi ko maze iminsi 3 yose mpamagara telefone ye ikaba yanze gucamo sorry iracamo ariko ntiyitaba David yabaye iki koko yabo David yabaye ntabwo mbyumva kandi iwabo simpazi nta n'undi muntu n'umwe nzi namushakira nahuye gutyo twarahuye turakundana twe tumaze igihe dutumitinga tugasohokana tukagira gute nyine ni inshuti yanjye pe sheri byari byazankunda zo muri iyi minsi koko oya uwo muhungu nabonye ari seriye yego nukuri kandi arankunda reka mbwire muto ibaze umutima wanjye wahamanyije n'uwe ko ari uwanjye wumva pe kandi afite gahunda ni umuhungu uri seriye umaze kuba amashuri ufite gahunda sibyo bijyanye nakubyaga ntigiye ibintu by'inkundo nabaye mbyitonzemo ariko ubona atungana wowe urabona ntari mukuru nyine umva nkubwire ntabwo wari ukwiye guhita umwimariramo gutyo ariko ntabwo ndongucira urubanza nshuti yanjye ntabwo ndongucira urubanza ndakumva urukundo rubaho ariko wihita uhangayika ku buryo bikubuza no kuryama reka nkubwire muto kuryama ndabizi ku manywa ukunda kwiruhukira ni ukuri kuva nakundana na David sigaye narasaze hanyuma kwa ko iyo wishimiye umuntu wishimira ko munakomeza mugakominikana rero niba nishimiye umukobwa mwiza nkawe nzakenera undi munsi tugomba kugira byinshi tuganira kugira ngo nanjye ndusheho kumva nisanzwe cyangwa nkwisanzuye nifuzaga kumpa ka nimero kawe ariko ntumere nka babandi iyo uhamagara ntizacemo ukarinda unabura umuntu nabikora ibyo bintu twayikisana nyiguhe uriya wo ku ruhande ataza kuyumva ntabwo ari ntazi abantu bari gutambuka ntibashobora kuyumva ariko ushobora kuba ugira amabanga ugira privacy oya ariko nabyo buriya biba ari ngombwa sometime gusa ndakwishimiye kumenyana n'umuzungu oya ntabwo ndi umuzungu ngewe nimero yanjye urakoze cyane Imana iguha umugisha ubwo gihe nzaguhamagara yes David nanyuma nimara kuguhamagara tuzaganira nta kibazo yenda tuzagera kuri byinshi nta simbi kibazo urakoze reka ngende ukomeze kwiyitaho kandi ukomeze umere neza nta kibazo David nta kibazo yego ndabona ndeba we ushaka kuba yanankunze wa mugani ntawamenya da ubuse muri iyi karitsiye yego harimo abasore beza
ndabona ari n'ibogari wasanga ari igeno ryanjye ntawamenya mbiswa reka ndeke kwibwira ibyo ntazima reka nceceke umutima wibwira byinshi kaniturize wasanga nyamara bizaca abakuru baravuze ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe ntawamenya cyo nzicyo ibi bintu mbonye reka ngende njye kubishyira muri agenda yanjye njye kubyandika mu gitabo cyanjye kuko ntawamenya pe wenda ashobora kuba afite ibintu ahugiyemo sibyo reka nkubwira ariko uri inshuti yanjye pe ndabizi sheri tumitinga na David ni ukuri yarankunze nanjye ndamukunda twumvana nimero aragenda bukiye turongera turahura bukiye turasohokana ariko tukaganira pe tugahuza urugwiro ariko nkabona afite akantu ari kumpisha nkabona ntameze neza ukuntu tegase ko yaba afite undi muntu oya cyangwa ntabwo nyine wahita ubimenya wabonaga ariko ukabona mu maso ye harimo ukuntu afitemo nk'agahinda ni ukuri byananiye kuvumbura ikintu gishobora kuba kimwihishemo ariko nkavuga ati ni gute umuntu yankunda yarangiza akagaragaza n'ikintu cyihishe ukuntu ntabashe kuvumbura ariko nyine ndaceceka ariko disi ari romantike ni umusore mwiza nyine wumve ngo narasaze nyambo yarakonze sheri ni ukuri narakunze sha ndakumva sheri ndakumva ndabigenza gute ntaca rero ntabwo nakubwiye ko cyane ko abisina namuzi ntabwo muzi sha n'umuhungu ariko gusa icyumva bakongera umuhamagare wumva ariko reka twizere wenda wasanga afite ibintu ahugiyemo muri iyi minsi akazaguhamagara ariko se wumva barakoze ntabyo mana kuva twahura kuva twahura hano ku izina ryiza David yitwa David washiyeho n'udutima ushobora kumukunda David nyine pe Imana izabigemo sheri reka nkwereke basi reka we komeza kumustress basi buretse irangire no ko ndebe ko basi ayifata nyambo yarakonze bibaho ariko reka nkubwire ibi bintu nibidakunda nzabyihorera oya nzabireka Imana nibizi byose sheri Imana ibizi byose ndamukunda naramukunze oya ndabibona no mu maso uravuga umurongo muhamagaye ntabwo bashije kubitaba yaba basi itari nari Dear customer, the line you're trying to reach is not responding. ongera reka nkubwire nongera rimwe se mana we ashobora kuba afite ikibazo kiri seriye uko mbitekereza uburyo namubonye nabonye ko ari umusore ntabwo ari nk'abandi twagiye tubona pe gusa nyine ntibidakunze hari nzajya no kumwihigira nyamugeze inama nakugira kuko niba nyine uhamanya n'umutima wawe ko agukunda kandi nawe ukaba umukunda dufate umwanya dusenge njye urabizi nta yindi ntwaro ngira dusenge niba ari mu kibazo Imana ikimukuremo niba hari n'icyari cyamuhinduye Imana imugarure imukugarure sheri isengesho rihindura byose mu kanya ikintu njye nshoboye gukora mbega ikintu cyose kibayeho oya ntumbwire watagira agenda wandikamo buri kimwe cyose nubwo nayibura rero kuva ndi umwana muto ikintu nanditse mfite imyaka 10 n'uyu munsi ndacyagifite njye nari nzi ko wabiretse akantu nzakakwigiraho n'isaha ntabwo nshobora kubireka kuko ngomba kwandika bivuze ngo akantu kose kakoreho ku munsi urakandika kose ndakandika kaba akantu keza ndakandika niho ukura ubuhanga uri umuhanga kuva na kera ariko nk'ubu ngubu nk'ibi bimbayeho kuri David ntabwo nari sorry nyambo bakohereje SMS ndabona hari umuntu ukohereje SMS reba barakwandikiye mwana wa mama kandi ukomere pe komera ndakumva reba ibyo akubwiye Mwiriwe neza sheri ugeze undi se ni ibiki mwiriwe neza sheri ni David nagira ngo nkubwire ko mfite ikibazo kandi gikomeye ndashaka kukubona kandi vuba ndakwinginze ukora ibishoboka byose uze kundeba kuko njye ntabwo byankundira kunza kukureba please kandi unyihangane
Uzi ko afite ikibazo koko. David yabaye iki? Uzi ugenda? Ndagenda muri iri joro reka buke. Ubundi bwenda buke. Se nagenda nijoro namenya ingano. Oya urakurikira iyo nimero, urahamagara iyo nimero. Namakurangira. Oya, neka ntabwo ikibazo afite ntabwo kimwicira ijoro. Reka utavaho ugenda ukagira ikibazo nawe uhura nacyo. Oya, wihangayika, wipanika sheri, ugira panike. Ashobora kuba afite ikibazo nyine kiri aho ashaka ko muganiraho. Wipanika ni ibintu bisanzwe. Umugisha urimo ni ukumenye. Kandi nakubwiye ngo njye nkimureba. Twaraganiraga tugahuza pe, ariko ukabona hari akana mpishe ukuntu nkabona agize nk'amarangamutima ukuntu nkabona yewe ndakuzenga n'amarira mu maso. Ashobora kuba afite ikibazo ahari. Cyangwa wenda ashobora kuba yarankunze ku mutima umwe niko nabyita. Buri muntu agira sayide ebyiri. Cyangwa yagukunze afite umugore. Yesu mu izina rya Oya sheri niganiriraga izina rya Yesu. Hanyuma se bagiye kumbwira ko afite umugore ampresente. Oya ibyo niganiriraga ariko bitubyanzura gutyo. Sheri twaganiraga. Bidukize mu izina rya Yesu. Ikibirindure. Reka turyame hanyuma mu gitondo urajya kumureba. Ngaho ryama. Cyangwa ndumva no kubihagije. Ryama sheri ryama uruhuke panike wagize. Ryamye basi ubwo abashije kunyandikira message. Bitumye numva ko basi nyine reka buke ndengenda. Ngaho ryama. Sawa. Ndagukunda. Merci. Yesu we. Byagenze gute? Sino ufite umuriro. waje se. Mana yanjye David. Uri amahoro? Gawe gukagahoro. Ave hano se ufite ikihe kibazo David? Niki? Ufite ikihe kibazo? Uko ufite umuriro sha? Wapisige. Mana we Imana ishimwe ko umuntu ngejeje ahangaha rwose. Mana yanjye. Ahubwo rero ntwari y'umukobwa. Wakoze rwose uriya muntu wagutije amayinite niwe ungiye ikibazo ufite. None se niwe ungejeje ahangaha. None se byagenze gute? Akaboko kawe. Fata gutya yenda biragira icyo bimfasha. Babarira ariko wintera ubwoba. None se ufite ikihe kibazo? Uzi ko nakubuze iminsi 3 yose ishize. Sheri. Nihangane. Iki se? Mbabarira. Oya. Mbabarire. Yashambwira ikibazo ufite. Mbabarire iki se? Nagukoreye iki se? Nukuri mbabarira ahubwo ngiye ntabwo nanyise ko warwaye. None se ufite ikihe kibazo please? No sorry. None se ufite ikihe kibazo ngaho mbwira. Shayi hangana wintera ubwoba. Sibyo? Sheri ntago ari ubwoba. None se ufite ikihe kibazo? Nabuze aho mera, nabuze uko nifata, yewe nabuze uko ngira. Kubijyanye n'iki se? Kurwara se si ibisanzwe byuka tujye kwa muganga ahubwo. Gaho byuka tujye kwa muganga, sibyo? Kwa muganga navuyeyo, wikwirushya, wikwivuna pe. Ngo ni kwirushya? Yego. Byagenze gute? Ufite imiti? Ntago wanyweye imiti, sibyo? Nureba muri karaka bogisi. Harimo iki? Harimo imiti itagira ingano. None se ufite ikihe kibazo? Wanyweye? Ntabwo urashonje, sibyo? Reka njye kugutekera basi, sibyo? Iriya sahani ureba hariya, biriya biryo ureba hariya, ibyo nariye ariko byananiye. None se ufite ikihe kibazo? Iminsi ibaye 3 nta kintu nkoza mu kanwa. Yesu mwami. Ubundi niba Imana ibaho koko yegereje intabare. Byagenze gute? Ngaho mbwira. Warwaye iki? Sheri, urabizi ndagukunda. Ndabizi pe. Ariko shawirira please. Shawirira nanjye udatuma ndira. Mbabarira ndakwinginga, sibyo? Mbabarira wirira, sibyo? Mbabarira ihangane reka kurira. Mbabarira rwose wirira. Ufite ikihe kibazo Sheri? Mbabarira umbwire.
ugira ikibazo rwose ndagufasha sibyo ufite ikihe kibazo please wambwiye waretse kuntera ubwoba ufite ikihe kibazo uhangana umbwire ndakwinginze sibyo David ufite ikihe kibazo sha wanyeruriye waretse kuntera ubwoba basi ndagusengera urakira sibyo ahubwo nsengera mfe nicyo gisigaye kubera iki uri kwiyahura se wariyahuye wanga gupfa nyambo karame sinkubereye ngo singukwiriye what ntabwo ngukwiriye ntabwo nkunda oya sibyo navuze none nyambo karame kuva twamenyana numvaga ko yenda mbonye umuti w'ikibazo mfite sorry ihangane nyambo karame narabiguhishe ariko nabuze imbaraga shari ibiki uri kuntera ubwoba mwana mbabarira reka blague please mbabarira nimba wafashe igihe ukaba waje kundeba nicyo gihe ngo nkubwize ukuri nta kibazo mbwira aha ndyamye isaha n'isaha nahabyuka yego rwose ariko sinahabyuka ndi muzima no kubera ibyo ufite kwizera ndwaye indwara iki indwara ikomeye iyihe ndwara izina Yesu yambo ndwaye indwara ikomeye ntabwo nzakira ngo narivuje yewe na papa yaramvuje ntawe atanjyanye igisigaye saba Imana kwipfira ufite ikihe kibazo urwaye sida iyaba ariyo urwaye sida iyaba ariyo ariko icyo nakubwira uyu munsi wa none fate akayi yawe ya ajenda yawe njya mbona wandikamo ibintu ngiye kukubwira hano uyu munsi bizagutera umubabaro cyangwa bizagutera ibyishimo ariko mu gihe nzaba ntahari fata akayi yawe wandike kandi ntubikerenze David urwaye iki David waretse kuntera ubwoba watse kuntera agahinda ntubikerenze David please wintera agahinda ntubikerenze fata ikayi wandike niba n'aka kanya ukabonye fata ikayi wandike nandike iki basi ibyo ngiye kukubwira ndakubwira wandika icyo ngusabye baza umbwire icyo urwaye David ndakwinginze shire ubu ndwaye umutima kandi muganga yambwiye ko niba nshigaje igihe gitoya cyangwa kinini ntabwo kiri munsi y'ibyumweru 3 ndamutse ngize ibyumweru 4 naba narambye kubera ko nakubereye kubera ko urukundo rwanjye rudahari uzishakira undi uzakugirira umumaro ntabwo wankora ibyo bintu ntabwo wabinkora nanjye ntacyo nakora undi wakugira ntabwo bishoboka David njye naragukunze n'umutima wanjye wose David ntabwo bishoboka nigomwe byinshi nanze gukundana ntabwo bishoboka pe nyihanganira ndaya niyo masaha ya nyuma twicaranye iminsi yose wanyitayeho ndayigushimiye ya minsi David no come on David ntabwo bikunda kandi uri umukobwa mwiza ukwiye kwishima uwo muzabonana muzahura mugahuza uzubaka uhirwe tuzahirwe
nimara ibyumweru 4 nzaba naranze. Okay, anyway. Reka nkubwire David. Tega amatwi kandi unyumve. Sibyo? Naragukunze urabizi. Sibyo? Ntabwo njyewe narakurebye. Mbona ukuntu dukundana n'urukundo nkunda. Ariko nakureba inyuma yo kunkunda. Nkabona ufite agahinda. Mbura uko mbivuga mbibwira inshuti yanjye tubana. Ndamubwira nti nubwo David dukundana. Ariko iyo mwitegereje mbona afite agahinda kakihishe inyuma y'urukundo. Ameze inshugaje. Reka nkubwire, nimba abaganga baraguhaye ibyumweru 3, Imana yo sibyo wemera Imana. Basi nimba utemera Imana wemera iyo ngiye kukubwira. Ndayemera ariko namenye itari ku ruhande rwawe. Irahari chérie, sibyo? Please, Imana irahari. Ikintu ngiye kugufasha ngiye uziko ntabwo uzi ko ndi n'umuganga. Ngiye nzakwikurikiranira kandi nzakuvura kandi uzakira. Nyuma y'ibyo byose hari Imana mbere y'uko nkuvura. Please, sorry. Hari Imana mu ijuru kandi yumva gusenga. Ngiye gusenga Imana yanjye nimba uri igeno ryanjye koko ugomba kubaho kandi ngomba kubana nawe David. Ndagukunda n'umutima wanjye wose. Sibyo? Kandi sinifuza ikintu na kimwe cyatuma utaba umugabo wanjye. Ndagukunda nanjye pe. Ihangane rero, sibyo? Dusenga Imana. Sibyo? Dusenga Imana kandi turayibwira ikumva. Ni byinshi yagiye ikora ndabibona. Humura wicika intege. Gusa icyo ngiye gukora. Imana uzantabara. Nimara ibyumweru birenze 4. David, no. Uko muganga bivuga. Mana nzagushima kandi nayigukorera impande zose. Humura. Uko nyambo. Nyihanganire ko nkuvuze mu izina. Nta kibazo rwose. Naryo riramfashe ndivuze. Gusa ariko nta minsi mfite. Humura rwose. Minsi mfite yo kubaho kuri iyi si. Wivuga amagambo menshi nagoye iwacu. Umva nkubwire. None nawe ngiye kukugora. Sorry, sibyo? Wivunika, sibyo? Nakumvise. Ariko nyizera ibyo ngiye kugukorera. Sibyo? Ibyo ngiye gukora urakira mu izina rya Yesu. Ngiye nizera Imana nkizera n'abaganga. Ariko abaganga aho bananiwe Imana irakora. Ihangane inshuti yanjye. Sibyo? Ihangane kandi turasenga Imana turabikora. Ese ni sangahe? Ubu ngose. Aracyari kare. Gusa mubaza mu gitondo. None se ubu ngubu mama we. Karame. Kuki ntabaho nk'abandi ngo mbeho nishimye? Ibyo byihorere byose tuza ureke kuvuga amagambo menshi sibyo? Ukomere umutima kandi ngewe ndakomeye kandi mfite icyizere ko uzakira. Nimba uri igeno ryanjye koko ngiye kubikora kandi ngiye kugufasha. None se sheri wemera abanyamasengesho? Wemera ko Imana ikiza? Ubu icyo wankorera cyose ntabwo ngihitamo. Okay, noneho ngewe nabubasha bwo kwihitiramo ngifite. Umva nyine nkubwira ikintu ngiye gukora ubu none aha tuvugana. Sibyo? Uranyemerera kunyumva? Sibuza ngo abaganga barananiwe. Ntibyanze. Ngiye kubwira inshuti yanjye tubana mu rugo Mutoni n'umukobwa w'inshuti yanjye waje ngo tubane. Sibyo? Ngiye kumubwira afite umumama bari baturanye n'umunyamasengesho kandi arasenga pe afite impano. Ngiye kumubwira tumuhamagare mu kanyesheri turagaruka. Sibyo? Ndahita ngaruka ntabwo ntinda. Anguke ntara. Ujya humura ntabwo upfa. Sibyo? Ngiye kumubwira dushaka uwo mumama hanyuma aza gusengera kandi ndabizi neza uraza koroherwa. Nibwo ntakira ariko mu ndagize Imana. Ariko mbabarira ugabanye kwiheba. Sibyo we kwiheba? Sibyo? Kuko kugera kure ntabwo ari kuko. Sibyo? Urakoze. Kandi ureke kwiganyira, ureke kwiheba, mu ijuru hari Imana. Kandi ndagukunda urabizi. Yego nanjye ndagukunda. Ihangane rero ngiye kubwira Mutoni amfashe kubona uwo muntu. Urakoze cyane. Ubanguke. Ndahita nza nukuri ntabwo ntinda. Ndaza kandi ndirirwana nawe ntugire ikibazo. Sibyo ndirirwa hano. Ngiye gukora icyo kintu gusa duhite tuzana n'uwo mama hanyuma gusengera. Kandi ndabyizeye neza uzakira. Erega uri igeno ryanjye. Ntaho uzajya.
sheri wangu pepe. Uwiteka we mube hafi nta byiza mfite nakora muri kano kanya. Yambo muto Yambo bite sheri Yambo bite ntabwo bintu ari sawa. Ndagenze gute? David wamubonye? David wamubonye sheri? None se ko mbona ko wacitse intege kurushaho. Sorry sheri, bimeze gute? Uzi ibintu byambaye? Ntabwo mbizi. Nagiye urabizi ko nimero nagiye nkurikiye atari ya David. Ndabizi niyo niyo ya message nyine umuntu yamutije telefone. Nayihamagaye. No babana se basi. Ntabwo babana pe. Gusa sinzi ukuntu yikuruye ukuntu ageze telefone ye. Imana imuha umugisha reka tubyibagirwe. Telefone yaranayibuze. Nta nubwo azaho None se yayitaye. bigeze gute? Cyose Uwo muntu nyine yamutije telefone arangije anyandikira message. Mpamagara wa muntu araborayo. Bikumva ntazi ukuntu meze. Oya tuza sheri tuza umbwire ndakumva. Hageze kwa David. Nasanze David aryamye. David arwaye. David yararembye. Mutotsi nawe uko nkubwira. Iyi minsi yose mutavuganaga ararwaye. Maze iminsi 3 byuka. Hazi naho yataye amatelefone. Namushafashe no kuyashaka nayabuze. Bivuze ngo ararembye. Ese yagiye kwa muganga basi? David yagiye kwa muganga baramuvura bamuha imiti ariko nyine mana we ni birebire sinabona mbikubwira. Ni ukugenda nyine kugira ngo bamuhe amakaruma. Ariko David afite ikibazo gikomeye. Uretse nkubwire. Genda umva wamwikurikira neza. Nturi umudogiteri. Wikurikirane sheri. Umuzane umujyane mu bitaro ukikurikiranire. Muzane hano mu rugo. Aha, no mu rugo se urumva ari ku bitaro. Mujyane ku bitaro hari ukorera umwivurire. Si ibintu zikibazo David afite. Si uburwayi. Se bundi kugira kwaje ni malaria arwaye iki? Niba malaria urumva nimba ndi kukubwira ngo David ararwaye. Kugenda nkamuha imiti ya malaria ni ikibazo. Ese arwaye David afite iki? ikibazo kiri seriye. Cyuburwa ntangiye kwicuza ibintu byinshi mu mutima wawe. Nyambosha nawe kabraga ni sida sarwaye. Oya sheri ntabwo mbisetse sorry nukuri. Ariko David afite indwara ikomeye. Arwaye iki? Bibaze ko yari yananiwe no kubimbwira. Yarize shamana kandi na sida kinakunze umva sheri n'abarwayi nabo bo basanze afite ubwandu bwo kuvuga atera sida bamuhimitaga sida kuko ari sida yafata imiti sibyo ese ni kibazo ni kanseri cy'umutima katika ese narwa Yesu neza byinshi muto David afite ikibazo cy'umutima ku buryo kwa muganga bamubwiye ngo sibyo bamuhaye ibyumweru 3 baramusezereye kwa muganga ari kuri degree ya nyuma mu rwego biriho cyane ariko sinzi impamvu ndi kumva mfite kwizera wamfasha iki aho rero ndagushigikiye wamfasha iki umva nkubwire nyambo wibuka ko kandi wambwiye ko hari umuntu muziranye umunyamasengesho inshuti wanjye shawambaro kamumamagara mama Tania babarira nimba hari na transport isabwa mbwira njye kumwitorera ariko namuhamagara nta kibazo ariko kuko ikibazo umbwiye gihari sibyo ni ikintu cyihuta yego nanjye ndo nshaka kuri cyo wizereye mu bandi bantu arasenga pe ndabyizeye ariko muri yose arayifite kuko baramuvuye pe ibo baragerageje baramuvuje ahasigaye barekeye aho ngaho basi afite wabonye ayifata arayifata pe mba rero nkubwire ikintu nagusaba
reka twizere Imana sibyo ahari abaganga baramusezereye koko nkuko bivugwa ariko ntabwo ari cyo gisubizo cy'Imana babyemera Nyambo nyine abaganga hari umuntu yavuze ngo abaganga bashobora gutanga igisubizo kimwe reka jyewe nawe tufatanye kwizera nyine ndakumva hamagara wa mumama shawe umumama twamuhamagara ariko kano kanya ndumva ntaje cyihutirwa ahubwo byiza reka jye nawe tujyeyo kuki utizera kujya nawe twasenga nukuri ndizera ntabwo uriya mumama ariwe wamukiza Imana niyo ifite ikiri bukwe twe turasenga hanyuma Imana ikore nk'Imana ararembye ndabyumva ariko wemera ko Yesu yazuye na Lazaro wari umaze iminsi mu gituro ntabwo rero David waragera kuri urwo rwego we izera Imana sibyo sheri sinzi ko afite kwizera reka tumwizerere yego jye nawe dushobora kwizerera David kandi agakira urabinyemereye ahubwo wigira buretse gushaka gupanika buretse kuzana ibintu by'umunaniro tubanze tugende dukora icyo tugomba gukora hanyuma tumujyana kwa muganga icyo nzi cyo nuko hari Imana iri bukore genda umafite kwizera uko yatakaga nkumva arimo aranjomba ikintu ku mutima arataka no kwihangana ibaza umuntu w'umusore ahatakira akarira amarira akaza sheri reka tujye kumureba je nta kintu shero bizi nta na kimwe ndakora kandi namaze kubyishira ntacyo ntakora ku bwawe reka twizere jye nawe twizere Imana ko ibyananiye abantu Imana yagiye kubikora kandi wambwiye ko David ubona ko ari ryo geno ryawe cyane nta mpamvu rero kugira ngo duce mu myanya sinzi impamvu byanjemo nanjye rero sinzi impamvu numva ko David hari icyo twakora twasenga Imana igakora nk'Imana gaho ryo rero usoze oya kurya ntabwo byihutira oya nukuri ryo urangize oya sheri no reka ahubwo wumva uko nari natetse birabireka reka tugende tawa tugende banafashe kandi ukomere Sheri Yesu we Sheri umeze neza humura naje sibyo gaho kanura sibyo kanura humura naje sibyo gaho kanura nyine gaho gukeye Imana ishimwe kuko iri muzima umva rero nkubwire sibyo sinakubwiye ko mitangaruka ariko ufite umuriro rero sinakubwiye ko mitangaruka naje rero sibyo kandi wa mumama nari nakubwiye wo mu masengesho uri kunyumva ntabwo yabashiye kuboneka ariko nyizera sibyo nyizera nzanye na Mutoni inshuti yanjye mu Mutoni sibyo muto niwe David nakubwiraga shababonye David ko arwaye cyane ubonye ko rero ariko komera Nyambo komera David komera gira kwizera sibyo ndakwinginze gira kwizera kandi nugira kwizera ibintu byose birashoboka sibyo urizeye tugiye gusenga sibyo tugiye kugusengera sheri humura kandi urakira umva muto turusha hano hirya ndi kumva umutima wanjye umbwira ngo turuke hirya nanjye nturuke hano tumusengere wigira ikibazo pe ninjye uguhaye uburenganzira wigira ikibazo yes bavuga ibiro joda kirituye baratinya kujya ariko nizari kutari gufotora nisaso yarenze sheri Misa wakubye bagera atafisa naguhagiye ako David uzi kurembye jamesa ngo yazaho nisa nasaba David ari muri ntuye nabi nigitana n'ikiwacu
uzica kwa David. Igitanda zakira zawe. Ibiro babiri bizajya. Niteremuka dukaze. Mwari muzi ko misango ari gufata ibintu. Bana. Adafite ibiro bingana. Inde. Hano ni kwa Mutoni. Bamfutura igitanda aramudebe. Mama giringa cy'abatega turi. Twagiye. Kwigisha misango bazi ko. Ndabarira tumusengera. Sibyo. David wizere Imana. Sibyo. Wizere twebwe twe ntacyo dufite twaguha muri kano kanya nta nicyo twagukorera nta nicyo twakumarira. Ariko twiringiye Imana. Imana yacu ishobora byose. Nyamboreka dusenge. Data mwiza turagushimye Mana turagushimye tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye imbabazi zawe nyinshi n'urukundo turagushimye kuri Imana yacu bwite data wa twese udukunda turagushimye ku bwa David mutangabugingo mbere y'uko abaho wowe wari umuzi mbere y'uko buno burwayi bumugeraho wowe wari ubizi niyo mpamvu data wa twese mwiza twebwe ntacyo dufite twakora muri kano kanya ariko twizeye imbabazi zawe urukundo rwawe twiringiye bwa bushobozi bwawe Kristo mwiza zambaraga wari ufite uzura Lazaro n'ubu nizugifite nyemerera wururuka ukore kuri ubu burwayi bwa David mw'izina rya Yesu Kristo banza ubusabe bwa shitani kuri David mw'izina rya Yesu Kristo reka uhumurize uyu mutima mutanga bugingo kandi abari we wururukira kumukiza mw'izina rya Yesu Kristo data wa twese mwiza nyemerera muri kano kanya wumve gusenga kwacu umugirire neza Mana umukize Mana akire mwami tuzagushima izina ryawe rishimwe twizeye ko tuzongera kumubona agenda ahagaze ku maguru ye kandi avuga ineza yawe avuga imirimo n'ibitangaza wakoze natwe tuzafatanya nawe gushima yemerera data wa twese mwiza unezeze umutima w'umuvandimwe nyambo ukize uyu murwayi mu izina rya Yesu Kristo ni benshi wagiye ukiza Mesiya mwiza n'uyu nguyu twizeye ko hari tugiye gukora twiringiye bwa bushobozi bwawe ngwino rero ubane nawe kandi uturemera amashimwe kandi data wa twese mwiza ntabwo turi abana b'ingayi tuzagushima ngaho rero ngwino wikorere gusenga ni ukwacu gukora ni ukwawe mu izina rya Yesu Kristo niho dusabye twizeye amen. David wizere Imana urakoze wizere Imana kandi tuzi ko Imana hari icyo iri bukore byuka nguha ku matugu usara bibasha David gerageza nyambago y'akantu ko kunywa mwegure nyambago zamufashe umwegure wabasha gufata nk'ubu misango cyangwa nanyoye abagore agakoma k'umwana misango amariyo ngo karashyushye ariko ushaka kwitaho nawe musomye ariko umukoraho gutyo nawe koraho nawe narakwica